mbere yuko abibwira pastor kamuhereze ikofiya urakoze reka tube tuyishize hamwe n'ibi bintu ikanzu y'abasilamu akomeza gukorera Imana ntazasubira inyuma azakorera Imana azashaka kuzagera mu rwego rwo hejuru rwo gukorera Imana nuko ntuzasubira inyuma nabasobanuye yuko hano harimo ibikorwa bya Muhammad byinshi kurusha ibya Yesu niyo mpamvu iyi Korowani ngiye kuyibahereza kuko no muri Bibiliya ntabwo Muhammad abonekamo ariko Yesu we noneho bagize ubwoba bamushyira muri Korowani y'abasilamu abasilamu noneho muri kubona bimeze utera ajya ngo umuntu uri muri Yesu ngo aba yambaye nabi ubibonye ute icya mbere nshingiye ku jambo ry'Imana ubwe yadusomeye iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ari umunyamuhamagaro ariko ikigaragara cyo amani amen. Reka tubasuhuze kandi dukomeza kubifuriza ikaze. Iyi ni PR TV, reka mwibutse gukanda subscribe kugira ngo bikomeze kugenda neza, ujye ukomeza kubona amakuru, wibuke ukanda kuri bell cyangwa se kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubakira notification y'ibiganiro bishyashya twagiye twaploadinga kuri YouTube channel yanyu PR TV. Ijambo noneho rishimangira ko mbiretse ubutumwa bw'Imana. Yego, abazadukurikirana bazahite babusoma muri Bibiliya ni Yesaya ibice 61 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3. Pasiteri aradusomera. Abasilamu reka nambasuhuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuba Kristo bagenzi banje no kugira ngo nereke abasilamu ko nari umusilamu, Imana ikanzana ikangira umukozi wayo ndetse wo kuzayikorera byiteka. Kuba Kristo amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mwakira umwami Yesu n'umukiza, munamenye yuko yabacunguje amaraso ye. Amen. Ku basilamu hari abari kuvuga ngo ibyo byavuze ngo nibikeye, hari kambashyirireho isengesho ryabo rirerire. La ilaha الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. none ibyo ni bibakofirima abasilamu nagiye uza kumbeshyira ngo ngiye nari umurokore. Ubu ndi umurokore, ubu noneho ndejejwe, ubu noneho meze nk'umwana muto. Ibyo mwaboneraho kumbaza mwabimbaza, ariko ikofiya ndashanga ngo pasiteri amanze yayifata kugira ngo n'uburyo kinkuramo ikanzu. Ababishaka bino bintu rwose n'ubuntu bazi babitora abasilamu. Bwana Amani, abantu badukurikiye bashaka kumenya koko niba ibi bintu urimo uri kubyatura ku mugaragaro, kuko watangiranye ishusho y'abayisilamu, uko wari wambaye n'imvugo nuko wavuze byose byagaragaye, ariko nanone abakunzi bacu n'abaduteze amatwi bakeneye kugira ikintu kizima wababwira. Ese koko wavuyeyo neza? Kuko nkurabona ikiganiro yumvise imvugo uko waramukije abayisilamu, aracyafite amakenga ko ugomba gusubirayo. Ni ikihe kimenyetso cyangwa niyo ntambwe ugiye kutugezaho? Ijambo rya mbere ni uko Yesu ari umwami. Amen. Amen. N'abadukurikiye nibumve ko umuyisilamu rwose atangaje ko Yesu Kristo ni umwami. Ego. Ni ukuvuga ngo amatsiko nabamara, ni ukubera ko ngewe ntabwo ari ngewe wijyanye kuba umukristo, ahubwo ni Imana yambatuye ireba imirimo nakoze nkikiri umwana, narajya mu basilamu ibona yuko kandidatire yanjye ikomeje kuyigumana kandi nkaba nashobora kuyihombera. Burya ngo Imana irakubwira ngo aho kugira we nzaguhombye. Ngewe rero nakiye agakiza. Abasilamu icyo nabizeza cyo nuko bagumana abo bafite, ariko nabo bafite bazabazana, kubera ko Imana yaravuze ngo, yabwiye Mose ati nubwo waba udidimanga ngiye nzavugira mu kanwa kawe, nzakubwira mugenzi wawe nawe nzamuvugiramo mu kanwa, kandi ibyo uzabuvuga
ntabwo ari wowe uzaba uri kubivuga ahubwo ni njyewe uzaba ukuvugiramo. Amani, abadukurikiye bashobora kugira ngo ibi ngibi urimo uravuga ni komedi. Bababwira iki kugeza muri aka kanya? Kugeza muri aka kanya ni uko nakubwiye yuko nshaka guhereza ibindi ndabivuga ariko nahaye ikofiya y'abasilamu pasiteri nkakuramo n'ikanzu ku mugaragaro, si byo pasita? ya ngira ngo ni ikimenyetso cyiza kiragaragaza abantu, kirereka abantu ko wakijijwe by'ukuri, kandi ndahamya ko batazongera kukubona. Reka na tunasenge kwanza, reka tunasenge kugira ngo abadayimoni babasha kuturogoya mu izina rya Yesu, tubahambirize ikuzimu. Reka twongere twishyire imbere y'ubwiza bwawe Data mwiza, turakwishimiye kandi urera uratunganye Mana, tukweretse iki kiganiro turimo nicyo kuvuga izina ryawe ndetse no kugusingiza ndetse no kugusobanurira abatakuzi bakabasha kukumenya. Reka Mwami Mana, imbaraga zawe zisesekara hano ku isi, reka zigote abana bawe, twambike wa mwambaro wawe wo kuvuga izina ryawe, twambike umwambaro wo kutwubahisha abatwanga ndetse n'abanyamahanga bakigira abanyamahanga b'indyarya cyangwa se ab'indondogozi bashaka gusebya izina ryawe. Turabamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Umudayimoni ushobora kuzaduhagarika kuvuga izina ryawe turamwamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Duhambirije imizimu n'amadayimoni kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana, ni wowe ufite isoko tuvomaho tugashira inyota. Watanze umwana wawe Yesu Kristo ku musaraba kugira ngo aducungure, kugira twe tubone kubabarirwa. Reka Mwami nkwereke ibitugose iyi si turimo, n'iyi nkorane n'ibibazo, ariko waravuze ngo simbasize mwenyine, ngo mbasigiye umwana w'Umwuka Wera. Reka Mwami Mana rero dusegongere ku byiza byawe ndetse tubyumve, uwambaye umwambaro wawe bari umwana w'ingayi wawe mu ijuru. Mwami mwiza rero tushimye kuko ubyakiye, tugusenze tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Numva ukuntu ibi ubona kubona mwabivugaho iki vrema? Kuko uyu mugabo Amani aho mutangiye kumubonera kuri PIOR TV, sinzi mwabivugaho iki muri rusange? Nge nkibibona nagize ngo ni ibikino. Nyuma naje kumusaba ndamubwira ngo nge nzemera ari uko mbonye ishusho yawe ya mbere uko wahoze mu Bayisilamu, uko wari umeze. Ngira ngo abakunzi bacu barabona ko yaje yabyitabiriye, ikanzu, ikofiya, ariko nanone natekereje ko agomba kubisubizayo, wenda akazabikoresha n'ahandi. Ariko uyu munsi yatwemereye ko agomba kubishyira imbere yacu, akavuga ati rwose umwambaro nkukuyemo, ikofiya ngiyi, ibitabo ngibi, cyane ko namaze kumenya ko yenda no kubatizwa. Burya se kubatizwa mu mazi menshi se? Rwose mu mazi menshi mu izina rya Data twese. Wari warabatijwe Bwana Amani? No gutora shahadu. Bimwe byo bavuga ngo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah, ni ibyo nyine ngo guhamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, no guhamya ngo ko Muhammad ngari intumwa yayo. Ni wo mubatizo wabo. Ni wo mubatizo wabo. Ariko twabonaga iyo ngofero nakubereye, sindi mpamvu urimo kuyirekura. Yaba yari imbereye, ntabwo Imana iba yarankuyeyo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana ifata ibishimwa ikabikura mu bigawa. Nguzi uwo yakurikiye ngo akaba yanaravumbuye kuwo wiyita intumwa atari we wanyawe. Usigaye ujya no ku musozi nyuma y'ibyo by'umubatizo n'iki nabyo mbyumvise nonaha, usigaye ujya no ku musozi mu byumba by'amasengesho. Ubundi nk'ibisanzwe abantu badukurikiranye, ntabwo kujya ku musozi ari umuntu ufite ibibazo, ko ndakeka ko umuntu uri kumbona nta kibazo cyo ufite cy'uburwayi, nta n'ikibazo cy'inzara afite. Abenshi rero batandukanya babandi bagendayo kubera ko wenda bakoze amakosa, barakubitwa bakajya kwiyambaza Imana kandi bafite ibyaha. Njyewe njyayo nunganiye Imana, njya ku musozi narangije kubwira ati Imana singiye ku bwanjye ahubwo ngiye ku bwawe. Bajye babasha gutandukanya icyo kintu. Ku musozi ni ahantu ugenda ukiherera ukavugana n'Imana, kimwe nk'uko saa 9 ku bakristo bagenzi banjye iyo babyutse babazi yuko turi kuvugana n'Imana, bisa nk'aho ari imbona nkubone. N'abamarika bari hafi, bari bugufi bwacu cyane kurusha ku manwa.
nuko tuba dufitiye ku manywa ibintu biturangaza ndetse n'ibyatubuza kubona imigisha nk'uko bisanzwe, ariko ku musozi ho njyayo. Abashaka no kuzaza gukizwa bazaza. Hari umusilamu wari ugiye kunyoherereza ubutumwa kuri WhatsApp, bisa nka nabibonyemo muri njye mu mutima ko bwari bubi, ahita buderetinga. Hari ikintu rero Imana yahise imubwira ngo stop k'uwo mwana wanjye, uwo yakiye agakiza, hari icyo ashaka kuzabaho. Bintera kukubaza ikibazo cy'amatsiko, abantu badukurikiye cyangwa se abakubona batekereza anaribo tugiye kubariza. Uramutse ubonye sensibilisation y'Abayisilamu mwabanye, cyangwa se ukabona nk'ikindi kintu cy'iterabwoba, cyane ko abantu benshi bakijijwe nangwa batuye bakunda kubabesha ngo bazapfa, ngo indahiro muba mwaragiranye, sinzi watubwira iki uramutse uhuye n'izo ngaruka? Ntabwo byagutera kureka Imana tena cyangwa Yesu Kristo nk'umwami wawe bigatuma usubirayo kubera ubwoba? Ntabwo banjye Imana yambwiye yuko nagomba kuzagira ubwoba, kandi ikindi biriya ziriya ni indahiro zisanzwe. Nawe watunga agatoki wawe rwose ukavuga ngo iriya ni ya myizerere ya gipagani, abantu babyumve neza. Kuko uri wawe wasenga Satani wabyishyizemo bigakunda, ukaba wafata ibintu rwose ukajya ubisenga. Kumwe Abahindi tubajya babona bagifite ya myizerere yo gushyira agati nka hariya bakagacana, bakagira imana y'imvura n'imana y'izuba. Noneho bamwe bitewe no kuba koronike kuri bo, bajya babona imvura iraguye bagahita bavuga ya mana yabo irakoze. Kimwe nk'uko muri Omani bajya bagira umunsi wo kurira. Bwana Amani, reka nkubaza kandi kabazo. Ubundi twari dusanzwe tuzi Abayisilamu nk'abantu bakunda kugira akantu k'agakovu hano, sidije, ako kantu sinzi uko bakita. Umuyisilamu mwenyewe kabisa wemewe, twabamenyeraga ku kantu nk'ako ngako. Ubu ndabona ako kantu kadahari, byagenze bite? Barakakwimye? Bari bazi kuzavayo nangwa? Ku bantu ntabwo bakanyimye, kubera ko ni njye wabikoraga mbishaka. Biriya ubundi iyo ubishaka hari abashehe benshi muzajya muhura mugasanga nta sidije bafite, ahubwo hari igihe usari bitewe n'uko umubiri wawe umeze wakira ibintu vuba vuba akantu kawukozeho. Mbese kuriya ni nko gukomeretsa umutwe, noneho ukajyaho inkovu. Urabona ko ugiye uri gukambakambisha inkokora, byange bikunze ku nkokora ziramenyera agahinduka umukara. Rero barani bakazajya bavuga ngo ni ikimenyetso cy'Imana. Kira nuko nyine ari ya systeme yo kubika umutwe, kano kantu n'ubundi niko kabanza hasi. Aka kantu ka hano niko kagomba kubanza hasi iteka yo wubitse umutwe. None se Amani, buriya ngiye hari ikintu ntabashe gusobanukirwa. Ese ibyo waba urimo ntabwo yaba ari komedi cyangwa gutwika? Icyo ngicyo turagira ngo abantu bacyumve, kuko ndimo ndabariza abadukurikiye. Ase hari umuntu utwikira. Ubundi njye ntabwo ndi wa muhanuzi w'ikinyoma, sindi n'umuhanuzi, ariko muri njye hari uko nsigaye negerana n'Imana biri difera nuko niyoroherezaga ku Mana yo nazi byari byo. Mbega ya myumvire y'imyizerere tuba twizera ibintu tutazi inkomoko yabyo. Rero ubu mfite ukuntu negerana n'Imana, ntabwo ndi kubatwikira, ahubwo njyewe ndi gushaka kugira ngo abantu bari banzi mu isura y'Abasilamu bamenye ko ndi umurokore. Niba yabashaga kuntorera iyo salamu akaba yakumva nayimwikiriza, nashobora kwanga kuyimwikiriza bitewe n'uko nashaka kugira ngo anyinjize muri bya bihe Imana yankuyemo, kimwe nk'uko Imana itabishaka. Buriya bazajya bakubwira ati salamu alaikum, hajya niko babivuga. Ni indamitsi isanzwe, ariko kubivuga ntacyo bitwara. Ariko nk'umuntu wakiye agakiza urareka, niba uretse rekanya bimwe byo kureka. Uyu munsi rero, uyu munsi ni iki uzaniye abakunzi bacu ugereranyije n'intambwe ugezeho wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami wawe, umwuka wera, ndetse urakataje? Uyu munsi rero ni iyihe ntambwe ugiye kutugeza? Mu by'ukuri njyewe reka intambwe ya mbere nateye nuko namenye ijambo ry'Imana, menya n'ubuhanuzi nyakuri ko buri muri Bible. N'abarokore bagende basome Bibiliya. Hari umurongo ngiye kubahereza, njyewe nawusomye ari nijoro. Hari n'ukuntu Imana nahise nyiyumvamo, n'Imana hari n'ukuntu yahise imbona. Abantu bemera uburyo
njyewe narawusomye ahubwo bitewe n'ibyo Imana yari yamvuzeho ibinyujije mu muhanuzi abantu bemera uburyo bw'umwuka bimwe wavuze bazagenda bakurikirana mu kiganiro cyawe umuhanuzi yavuze ngo arahanuye ni ukubera ko ahanuye ikintu wowe amaso yawe atari yabasha kubona atari yabasha no kumenya n'abandi batanabasha no kumenya uretse Imana yonyine ivuga ngo wowe nkumanuriye mw'iki kintu nk'uko nabwiye Salomo ati Mose nako Mose ati we nzakuvugiramo ugiye kugenda umeze nk'Imana abarokore barabizi yes ubwo rero njyewe nkurikije n'iby'Imana n'ubutumwa Imana yari yamvuzeho ubu ndi kugenda musohoza ahubwo uwo murongo wo muri Bible uze kubera umugisha ku barokore ndetse unahindure bamwe mu basilamu tukawusoma nsomera umurongo uri mu wa kabiri ibyahishuwe ni ibyahishuwe ibice bibiri umurongo waho wa kabiri ugeze ku murongo wa gatatu ibyahishuwe ibice bibiri umurongo wa kabiri kugeza ku murongo wa gatatu dusome mu izina rya Yesu Kristo amen nawe wakiriye Yesu Kristo kabisa ndabyumvise nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira iby'abanyangeso mbi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma sasa rero aha utabona icyiza uyu murongo usomye bisa nk'aho ari ubutumwa Imana yamishuriye ndetse uyu murongo uze kongera ubasubiriremo yes nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso hagararaho kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi njyewe rero sindi mu bihanganira abanyangeso mbi ni nayo mpamvu nambaye uyu mwambaro wo nari nambaye ndi mu bitashimwa muri izo ngeso komeza nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo naragenzuye sanga uwo bita ngo ni intumwa ni igihimbano bo bafashe bakita intumwa kuko hano Imana yarabihishuye abantu niyo mpamvu badasoma Bibiliya bakagenda bisomera impande n'impande bakaboshya ngo ni imfashanyo zo mu basilamu ngo ukabona ko ari abanyabinyoma njyewe nabonye ko rero ari abanyabinyoma uwo murongo ni abasilamu wabonye yuko abasilamu biyita intumwa uyu murongo umusilamu udukurikiye ahita agenda arebe agereranye Muhammad na Yesu arahita amenya uwiyita intumwa narabivuze noneho ni n'umwe ya nyayi umuntu woherejwe nk'umwana w'Imana akaba ni n'umwe y'abantu bose nta n'umwe wamukurikira ni Yesu Kristo amen uyu murongo abasilamu bazambabarire umuntu ushaka guhinduka ahinduka aka kanya kuko nawe pastor uyu murongo ni ahantu gukoze hari abantu twamenye ko biyita intumwa kandi atarizo ndetse sinihanganiye nabo b'abanyangeso mbi byumvikane ko abenshi bari bataragenzura yes kuko Bibiliya yavuze ngo yuko wagenzuye ukareba ugasanga biyita intumwa kandi hari ababibamo bataragenzura nyine hari ababibamo bakabibwirwa ariko bo ntibafate Bibiliya ngo bagende bagenze niyo mpamvu ubona abamama b'abasilamu akenshi bajya mu byumba by'amasengesho baba bagiye gukora iki kugenzura baraza pastor ndabeshya se ntabwo mbeshye pe uyu murongo narawusomye ndavuga ni Imana izambabare nk'uko yambabariye ndetse izanarengera abantu bariyo izabafashe guhinduka ariko mumfashije gakeya twakomeje kuvuga ngo pastor hari abakurikiye ikiganiro cyacu babibonye neza murabibwira bamenye yuko ari pasiteri koko hari abashobora kuvuga ati turi muri komedi cyangwa turimo kwivugira turagira ngo namwe pastor mwibwira abadukurikiye ngira ngo imbere yuko abibwira pasiteri kamuhereze ikofiya urakoze reka tube tuyishyize hamwe n'ibi bintu ikanzu y'abasilamu abasilamu noneho muri kubona meze utera
bajya ngo umuntu uri muri Yesu ngo aba yambaye nabi. Nitwa Mugisha Karisa Martin, ndi pastor, nyoboye itorero rya Pentecoste Betsaida muri Congo. Turi hano rero mu ivugabutumwa, anariyo mpamvu twasabye kugira ngo tubonane n'umuvandimwe Amani, twakurikiranye ibiganiro bye, uburyo yavuye mu Bayisilamu, yari amaze imyaka irenga 15 ngira ngo. Uyu munsi rero tukaba turi hamwe nawe ku ntambwe ari kutugezaho yo gukomeza kwatura, ari komeza kwereka abantu yuko ibyo yavuze atari bikino. Niyo mpamvu abakunzi ba PRTV babireba batabifata nk'ibikino, barebe ku biganiro bya PRTV barasanga ivugabutumwa turi kugenda dushiraho. Bibifata nk'ibikino barahasanga ivugabutumwa Pastor Mugisha Martin ari kugenda avugaho. Uyu munsi rero turi hamwe na Amani ukomeje kutwereka imibereho yabanye n'Abayisilamu, uko yabayeho mu Bayisilamu, ndetse uyu munsi yanatwemereye ko ari buze gukura mu mwambaro imbere ya kamera akamenyesha akanahagikishiriza abantu yuko atakiri muri iryo dini. Aricyo kiduhagaritse ahangaha. Murakoze cyane Pastor Mugisha. Ese je nakwibariza Mr. Amani cyangwa se umuvandimwe Amani, ese ntabwo babiguteye ku bavandimwe bawe cyangwa barabawe b'Abayisilamu? Ukaba ufite ubwoba, ukaba nta gitabo cy'amategeko kivuga ngo umuntu wo muvukana azakubwira idini usengeramo, kuko ibyo y'Imana iza kubivuga yari kuvuga ngo musenge basiko n'abanyo. Ntabwo mvuga abavandimwe b'amaraso, abo mwabanye muri iryo dini. Abasilamu rekanze b'Abayisilamu, ese wumva ntabwo babiguteye? Njyewe kuri ibyo ntabwo Abasilamu b'abavandimwe banjye njyewe ntabwo babineye, kuko nabo barabizi yuko njye nasobanukiwe muri benshi kurusha uko basobanukiwe. Nicyo kiriho. Kandi ikindi cyo nabasha kubabwira, ubu ko nari imeze nk'ikiri mu Basilamu ntabwo ari kuba umeze. Ubu nambaye uwundi mwambaro, ngende umwana uvutse. Nari nakubwira nabaho nakubwiye ngo narakishijwe. Nta n'undi muntu uteze kuba yabona mwubwira na Pastor Imana irakubwira ngo niba uri kugendana isezerano ryanjye, genda wigengesereye kuko uzabona ibisitaza byinshi. Neza utwaye amabanga y'Imana. Amen. None se hari ikintu nibaza, abantu benshi badukurikiye bashobora kuvuga ati nuko ukiri mushyashya, atari ikibigeragezo biraje, uzifuza gusubira mu Basilamu ubibure, abo wababwira iki? Tukiri kuri iyo ngingo cyane ko twagiye tumenya yuko Abayisilamu ari abantu bagira urukundo, bakundana cyane, bashakirana imirimo. Ese ntabwo ubuzima bwazagucanga ukisanga aho ugiye kubona akazi ariko ashehe, ukisanga ahantu ugiye kugushakira wenda umugeni ariko Bayisilamu, cyangwa ukisanga na resitora wakagombye kuboneramo ibyo kurya. Dukunda kubona amaresitora yanditsweho Abdulhakimu, Bismillah, Habicayi, cyiza cyane. Uzabyitwara mute mu buzima buri imbere? Ubundi umuntu uri mu Mana ntabwo atinya ikintu kimugerageza, kuko ni naryo shuri Imana igushyiramo. Njyewe rero ishuri ryo ndimo rirenze ibyo umwana w'umuntu yatekereza n'iry'Abasilamu bagenzi banjye batekereza. Aho mageze kubera ko Imana iba yambwiye ngo jya kuhakorera, ibi nafite uburyo ko nzabana nabo. Nibivuje ngo niba uri umurokore ubure kuba Umusilamu abe yaguha akazi ukange, yakaguha kuko ibyo ni akazi, ni muri Kayizari. Ariko mu Mana nibyo byandi navuze ngo abanjye ndabazi, n'abafite ikimenyetso cy'uko banditswe mu gitabo cyanjye cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo warira mu rugo rurimo ibintu byanduye, ariko kubera ko ubu ufite Umwami Yesu Kristo, nubwo babiroga babona uri muzima. Oya, birananditswe ni muri Mariko 15. Ngira ngo harimo umurongo uvuga ngo abizeye ngo naho barya ikintu gihumanya ntacyo kizabata. Nose ubu nderetswe si ijambo riba rinjemo. Rero umuntu wavuga ngo wenda ngo mfite gahunda yo kuzasubiramo ngo kubera ubukene, nta bukene bushobora kubaho buruta ubwo kubura Umwami Yesu Kristo mu mutima wawe.
n'abakristu babyumva. Hari abakristu bari kujegajega kubera ko babona yuko igihe cyo barimo bameze nk'aho Imana iri kubagerageza, ariko icyo gihe cyo barimo cyo kudakomera niho hahandi Imana izajya ifata abandi bari gufata amasezerano yayo bakayikomeza ndetse bakanayivuga. n'Imana ivuze ngo mvuga mwana wanjye, nugera aho basebya ubabwire ko iyo ariyo y'ukuri. Hari amagambo atatu, hari ubutumwa butatu ngiye guhereza abantu, kandi Imana niyo yabumbwiye. Nibaze kumva ko umuntu yabonye ibintu mu nzozi aba atari byo. Ngiye kubahereza ibintu bitatu, ibintu bibiri bishobora gutuma bagomba kwigengesera. Abantu b'abarokore bashobora kuba batari gufata Imana ngo bayihamye mu mutima, banemere Yesu ko ari umukiza wabo yanabacunguye. Ni bitatu ni bibiri? Ni bitatu wahishuriwe. Ijambo rya mbere, nibakomeze bayiringire. Irindi jambo rya kabiri, nibagume kuba abakristo. Ijambo rya gatatu, naho usengera narabivuze, ijambo rya gatatu niyo y'ukuri. Yego. Basi turabizi ko umuntu aho ni Imana na Yesu Kristo. Yes. Niyo y'ukuri. Yes, niyo y'ukuri. Irya mbere nibayiringire. Yes. Irya kabiri nibayizere. Yes, nibakomeze abakristo. Gatatu niyo y'ukuri. Niyo y'ukuri. Okay. Kuko njyewe hari ibyo Imana yambwiye kigomba kuzasohoza, ndetse hari ibyo yatangiye gukora. Yavuze ko ningera mu basilamu nzavuga bigakunda. Yego. Ntabwo rero babikura, nta musilamu n'umwe urukunuka. Yego. Icyo ni igitangaza bagomba kumenya, ntabwo ari bo ku bwabo kuba batari kumbona mu nzira ngo baneze n'abantu. Ahubwo Imana no kubera ko mba nkomeje kugendana nayo. Ni ukuvuga ngo iri kukurinda. Imana iri kukurinda, ikakurinda ibyo bisitaza bakagombye guhura nabyo. Imana iri kundinda, we pastor abizi. Iyo uri kugendana n'Imana nta muntu wagira ikintu cyagutega, kuko no muri Bibiliya haranditse ngo abo banega ibintu bishibuka abari bo biza bibashibukane. Abanega ngo ushatse gushimangira rya jambo tuvuze riri muri Mariko ku bice byaho 16 umurongo wa 14 avuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa kandi azahabwa ubugingo buhoraho, ngo ndetse n'ibimenyetso bizagendana nawe. Noneho pastor, hari ikintu nshaka kugira ngo ubwire abasilamu n'abarokore bakimenye. Ntabwo bivuze ngo njye niba narihaniye mu rugo nkatura nkajya ku musozi ngasenga Imana ikaza ikanyereka ako kanya, ni ukubera ko hari ibyo naranduye nk'imizi, byose mbyereka Uwiteka na didimanga naca ku ruhande, kuko ngo ku Mana ntabwo naratuye, ku Mana ntabwo uca ku ruhande. Ngira ngo twabivuzeho bimwe mu ntambwe zo gusenga mu kiganiro abantu bazakurikira, twabivuzeho kwatura bituma umuntu asenga agasubiza. Kandi arega n'aha ngaha ahantu turi abantu barabona ko turi ahantu turi ku mugaragaro. Abantu baribaza ati se bari abantu bari ku musozi, wenda turi ku musozi cyangwa turi mu masengesho runaka. Ni inama uri gutanga? Ni inama ndi gutanga, kubera ko hari abantu bavuga ngo narabyumvishije wenda ku bantu bamwe na bamwe, ngese ngo umuntu ngashobora ngo kuba yahabwa impano ngirishu y'abantu ngo bari bamaze ngo mu rusengero ngo imyaka n'imyaka ari byo bindi bakomeje ngo gusenga cyane siko guhabwa. Nuko ushaka Imana cyane siko Imana yo yakubona. Hari ingingo zituma njyewe rero ingingo zituma Imana izatumye Imana imbona neza, ni ukubera ko icya mbere naje nyisanga ariko ari yimbatuye mu bubata nari ndimo bw'inzira zitari zimeze neza, iranzana ingira umwana wayo. Ibonye rero ukuntu ndi kwitwara mu masezerano no mu byo navuze, ko amategeko yose narayubahirije. Niba narayubahirije rero bitonde bere kumbihiriza ngo Mwami Yesu Kristo ngo ntabwo andimo, kubera ko umuntu batiza adakoresheje ikindi cyari cyo cyose ni Uwiteka Imana gusa. Buriya yavuze ngo pastor ndamugize umwami w'amahanga. Oya na Saulo uwo twita Paulo cyangwa se Paulo uvugwa muri Bibiliya, ni we mtumwa yanditse ibitabo byinshi, ni nawe wavuze ubutumwa cyane, akora n'ibitangaza cyane. Ni we wari Saulo yarenganyije itorero, yisha abantu, yica intumwa, akabikira no mu rusengero.
imana iramuhamagara Pastor, ya. icyo ngicyo cyo gukizwa kwa mani ntawagitinda Yego. nuko naho twavuye hariya abo babana Yego. badutangiye ubuhamya ko yakiriye agakiza y'abandi njye uriya mu papa babana ajya kumvugisha kumamagara yarambwiye ati nabaho yarahindutse ku rwego nta byiyumviro yego wanywaga n'inzoga njyewe njyewe nkiri umusilamu nanywaga inzoga ubu se waraziretse narazire kandi kukubwira ngo kugira imana igusohoreza amasezerano pastor so wabyumvishe ni ukubera ko ntukice ntugasambane ntukabeshyere ibyo bintu ugomba kubyigengesera ntabwo niyo mpamvu pasiteri yavuze ikintu abantu bacyumve sorry ntabwo nguciye mu ryo uri kuvuga abantu babyumve neza pasiteri yavuze ngo amasezerano yawe ushobora kuba wasenga imyaka 100 imana igakura umuntu mu byaha mu businzi yari arimo ikamuzana ariko ari uwo kugira ngo abere ikimenyetso ndetse n'uwo kurokora ba bantu bari hafi kurohama ndetse n'abatafataga Yesu ngo amugire umwami n'umukiza mu mutima wabo ngo babitekerezeho kundi ahubwo babishimangira umutima wabo yuko imana ari ishobora byose kari ihindura bitakagombye guhinduka hari ibitabo wari ufite wigeze kutwereka yego sinzi niba Korowani se iyo ni korowani iyo ni bibiliya iyi ni bibiliya yera ni Korowani iyo ni korowani iyi ni Korowani ngo niba ari ukwaturira abantu kuko ndatekereza ari byo wakomojeho ko uri buze kwereka abantu ndetse ku mugaragaro wa mugani ngo baze kubimenya kuko numva ariyo teme yatumye mbere yuko mbireka pastor afasha hano yego mbere yuko mbireka reka mbahereze ijambo noneho rishimangira ko mbiretse ubutumwa bw'Imana yego abazadukurikirana bazahite babusoma muri Bibiliya ni Yesaya ibice 61 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3 pasiteri 61 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3 reka ibyo tubyumve neza ayo magambo tugiye gusoma ngo nashimangira iki nashimangira yuko noneho umwuka w'umwami ari kuri njye nyine nemeye yuko Yesu Kristo yancunguye nacunguwe nawe kandi nemera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza rero ibi birashimangira igikorwa cyo ndi gukora aka kanya cyangwa se umuhamagaro wanjye cyo kuva muri Islam iyi nuze yo bita Bibiliya ku ruhande rwabo niyo Korowani yabo ariko iyi ntabwo ari Bibiliya kuko basobanuye yuko hano Imana idushoboze nabasobanuye yuko hano harimo ibikorwa bya Muhammad byinshi kurusha ibya Yesu kandi uyu Muhammad ni uwo muri Bibiliya bavuga yuko twasanze abiyita intumwa babandi twitirira ngo ni intumwa kandi atarizo niyo mpamvu iyi Korowani ngiye kuyibahereza kuko no muri Bibiliya ntabwo Muhammad abonekamo ariko Yesu we noneho bagize ubwoba bamushyira muri Korowani iyo bataza kuba bemera ko ari abayobe bayobye cyangwa bashaka kuyobya abandi Isaac ni Isaac noneho kugeza ubu ukaba urimo kwatura duhawe isomo rero tugiye gusoma ngo rishimangira ibikorwa agiye gukora imbere bumve noneho naho bavuga ngo nagiye ku musozi bumve ikintu kivayo bumve inkota ivayo nikikujana nikinjana babyumve neza dusome rya jambo risome ni Isaya ibice 61 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 ni inkuru nziza cyane dusome mu izina rya Yesu Kristo amen haravuze ngo umwuka w'Imana ari kuri nje kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abarwaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi w'Uwiteka
n'umunsi imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. komeza. 3. pasiteri agiye gusimbura shehe. yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icubahiro. Amen. Amen. So ikigiye gukurikirira isomo ni iki rero, ni cy'abakunzi bacu bakeneye tugiye kumenya. gukurikirira isomo Yego. nuko ngiye kubana iryo jambo hari ahantu ryankoze ku mutima. Niba Imana imbwira ngo uzavuga ijambo ryanjye, uvuga izina ryanjye, ntabwo mba shaka kuryanduza. Yego. Niyo mpamvu kubera ko nashaka kuryanduza, nk'iyi korowani bayirebe neza, mumereze na bya bitabo bindi. Iyi ni ikayi nigiyemo korowani, nigiyemo ibijyanye n'amasomo y'abasilamu. N'iki nacyo ni igitabo nacyo nagisobanuye, abasilamu ari kubona ko kiriho icyarabu. Byose reka mbifate mbihereze pasita. Bakunzi ba PRTV, ngira ngo Amani akoze igikorwa n'ikimenyetso kigaragaza ko atakiri umuyisilamu, ko avuye mu idini rya Isilamu, ko avuye mu idini rya Isilamu bishingiye ku bikoresho byari bisanzwe bizwi ko ari byo bikoreshwa. Dufiteho korowani n'iki tena, n'ikayi wigiyemo, n'ikindi nacyo cyunganira korowani, nacyo kiba kimeze nka korowani. Nacyo kimeze nka korowani. Bwana Amani, ibi bintu ntabwo wabirinduka nyuma ukaza kubitwaka? Oya. Wabihamiriza abantu ko twemerewe kubikoresha icyo dushaka? Ijambo usomye mu kanya, Yego. nibaza gusoma Bibiliya barahita bamenya yuko nashobora guhindukira. Dushirire hariya. Abantu n'umwuka wera barabyumva neza nkawe pastor. Rira jambo ry'usomye muri Yesaya 61 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3. Urumva unyemerera, urumva udafite icyo usobanura icyo ndi cyo ku Mana, ntabwo rero unyemerera kuba nasubirana iyi kofi. Ya uravugamwo umwuka wera ari kuri nje, bigaragara ko umwuka wera akugezeho. Kandi ngo Uwiteka yansize amavuta, bigaragara ko amavuta kuriho. Hakaza mu ijambo rivuga ngo ndetse yantumye no kubwiriza. Ni ukuvuga ngo ikigiye gukurikiraho nawe ugiye kubwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Teguye kurambika korowani then ugafata Bibiliya. Na kameramani rero nawe nabirambitse ntabwo arabyize. Ntabwo arabyize, ariko iri jambo si wemera amagambo ari muri Bibiliya. Buriya ni ubutumwa Imana ngiye yambwiye ngo reba ubwo butumwa muri nge, kuko buri umuntu uri hamwe n'Imana agira n'imirongo ashobora gutegura ifasha abantu b'abanyamwuka ndetse n'abantu bemera ko Yesu ari umukiza muri bo yanabacunguye. Uwo murongo uza wubaka ukavura ibikomere kuri buri muntu wese. Uza womora usana imitima y'abantu ndetse unabereka ko uri gushimangira noneho wa muntu ukumvugaho ukakuvugaho ukavuga ku mukristo wari wese, ariko akaburaburizo. Ngewe hubasomeye babonye yuko nari nambaye ikofiya n'ikanzu, ubwo ushimangiye yuko bujya yuri umuntu mu gakiza nukazafata inzira ebyiri ngo zigererane. Iyo korasi irahari. Niba uri muri Yesu neza gumamo, muri Yesu neza gumamo, ayiye gumamo, gumamo, gire neza ugumemo, agira neza. Ariko nakoze neza ukagumamo nta kibazo. Ubwo witeguye kugumamo, na pasiteri agumemo, na kameramani agumemo, n'abakunzi bacu bagumemo, banjye bagumemo. So iyi muyitangwa iki mu Kisilamu? Iyi ni kofiya. Iyi ni kofiya. Ubundi iyi ngiyi yari imaze iki mu mugenzo wa Kisilamu?
iyo mu mugenzi wa kisilamu iyo utayambaye n'ubundi nta byakubuza kuba waratoye shahada ubundi banakwita umusilamu. Yego. Iyi ni suna niyo kugira ngo nyine buzuze imyambaro yabo. Okay. So nayo urayiduhaye ni ukuvuga ngo hano ni nk'uko twashyiraho n'ikibiriti tukayitwika. suna konzi kari ubwanwa suna ni ikintu ushobora gukora ntugihemberwe wagikora bikaba ari byiza kurushaho. Niyo suna. Mbese ni nk'umugereka kuba baguhereza kuba wabwiriza mu barokore ukirenzaho n'undi murongo kandi bakwemereye iminota nta kibazo biba ari byiza. Mwabibonye rero nayo turayihawe imbere za kamera n'abari ngiye kubahereza nandi gufungura agashati ahubwo nakora dushyirire nayo ari yego. Reka nze rero mbahereze n'ikanzu. Turi kubona wambaye ikanzu. Yego. Barabona ko ari ikanzu yabo. Uyu ni umufuka ntabwo umusiramu azajya buri ahantu hashira agakayi. mbese buriya ntabwo uzongera kuyambara. Oya kuyambara se iyo kanzu buriya ntabwo uzongera kuyambara. Ibyishimo byakurenze. Nari ngiye kubahereza n'ishati. Kuramo n'ishati. Kumwe Dawidi yabyinnye umwitero. Ariko ikigaragara cyo amani. Amen. Oya ndishimye cyane. Muri Yesu. Baza pastor igihe twambamo nje niyo ntabwo ari ibintu byo kwisebya. Naba ndi koza ibyombo. Abantu babyumve neza badukurikiye. Mba ndi muri azabazana Yesu azabazana. Reka turebe ikigiye gukurikiraho nyuma tuzi neza yuko uraza kubwira abakunzi bacu itorero usengeramo. Nibyo. Kugira ngo batabifata nk'ibikino uratubwira ati namaze kwakira agakiza ndi gusengera mu itorero runaka. Hazagira n'abaza kugusura barebe koko kwari byo. Uzaze no mu mubatizo kwanza. Ufite n'umubatizo kanzu wari kuzayambara ku mubatizo ubundi. Yese. Iyo uza kwireka. Haba hari imyenda yejejwe. Hari ibintu babijeje. Okay. Ubu iyi ntabwo yejejwe. Bucya kuyambara nkomeje kuyambara babandi babahakanye bashobora kubona ko nubundi byandi byo wavuze ntabwo yavuyemo ahubwo aracyari ari mu mikino. So nayo uyikuyemo ntizongera kugera ku mubiri wawe. Mwabibonye rero bakunzi bacu ba PRTV. Amani n'ikanzu ayikuyemo ku mugaragaro yiduhe nayo ku mugaragaro bose babireba. Dufite umuririmbyi waririmbye ngo bose babireba. Bose babireba rero ikanzu nayo urayitanze hamiriza abantu niba batazongera kukubona muri iyi. Hari indirimbo bajya bavuga nibyo ngose byose ngo bigaca mu myanya y'intoki ngo bakavuga yuko ari karande zo mu miryango ngo kubita utababarira yewe mana nk'ino urwana inkundura kubita utababarira. Ahari abantu bavuga ngo ibyo byose kuba ubikoze ni uko utasobanukiwe neza idini ya Isilamu. Kandi hari igihe usohoka mu idini bakavuga bati byanga byakunda uzagaruka. Pastor we yabyumvishe neza. Pastor nk'umuntu uba uyobowe n'umwuka wera mu byahishuwe wumvishije ukuntu havuze. Yego. Ntabwo rero bishobora gutuma abo nibasoma uriya murongo baramenye ukuntu nasomye ngamenya yuko wiyita intumwa atariyo. Uwo ni umurongo Imana yamaye kugira ngo igihe nzaba ndi ku itangazamakuru cyangwa se ahandi hantu nzajye nkusangiza buri umwe wese awumenye. N'umusilamu ahari wese mbivuge ku mugaragaro agiye agasoma uriya murongo pastor yadusomeye ashobora guhita avuga koko ibyahishuwe kabiri koko abiyita intumwa ntabwo arizo. Mwamubonye rero uyu ni Amani. Mu mwanya ushize yari ari mu shusho yindi yari yambaye ikanzu yari yambaye kofi twabajije kuri ka gakovu yadusobanuriye. Ubu rero tubwire unabwire. Ariko nari nkafite sinzi ukuntu kagiye n'ubundi navagamo rimwe na rimwe nari nko kujya nsenga cyane nkaba nkafite bitewe nuko nyine ngewe umubiri wanjye ntabwo ujya upfa kurekura ingovu vuba. Ariko nyine Imana yivuze ngo mwambitse undi mubiri iraguhindura. Aradushubije urahindutse. Tubwire rero unabwire n'abakunzi bacu PRTV kuri ubu usengera he? Abakunzi ba PRTV yego ubu sigaye sengera mu ba Methodiste. Ego iri he? Nabo ni abanyamwuka ni Pentecoste ni imwe mu ma eglise y'aba Pentecoste. Ego hari Methodiste iri hano hamwe no kuri UTB. Yego niho nakiriye agakiza. Yego
niho ibirenze ibyo rero Yesu aduhane ibyiza. ya bakunzi ba PRTV usengera kuri Methodist ariko ntabwo dusobanuriye neza kuri YouTube nihe iryo torero warishaka ashaka nko kugusura amenye itorero usengeramo yahabona ate yahabona ate nihe tanga adresse kuri YouTube ni ku kigo cya kaminuza batagira ngo ni YouTube iyisanzwe iyi ngiyi nyine bazakurikiranira ni YouTube iri mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu UTB hamwe hepfo ya Ndengera. Ntabwo ushyira ku musigiti wo mu mujyi wa Gisenyi. Ntabwo ese umusigiti urumva na kandi umusigiti n'urusengero rw'Imana biragize birahabanye. Nta nubwo njyewe nanemerewe no gukandagira umusigiti ntabwo mbyemerewe barabyumve neza. None se buriya hari akandi kantu barimo bayita intumwa atari intumwa. Hari akandi kantu ngiye nakwibaza. Hashobora kuba hari ibintu byatumye uva muri Isilamu ese bikosotse wumva utasubiramo? Nabyo ahubwo iyo Imana iguhamagaye we bikuzamo ukagenda. Urabona pastor ushobora kuba ushaka nko kuba ushaka ahantu ugapanga isaha sibyo, ariko ku Mana ho ntabwo upanga isaha, Imana niyo igupangira. Dushobora no kuba turi kumwe na pastor ngakundi yakubwiye ngo ndagiye, wowe ukagira ngo agiye hariya, kandi hari igihe hari ijwi wenda rimubwiye mu mutima ati ariko pastor ko wari wapanze saa 9 kujya gusenga. Bimwe nari nababwiye ngo ndajya gusenga, buriya ntabwo ari nubwo nari gusanga bakinze nari gusengera hanze bakabukeye. Ni icyo kintu rero cyakizera Imana yagukofira imyami igahita ishyira mu mutima ikakubwira ngo genda. Iyo wazanywe n'Imana ntabwo usubirayo, kiretse iyo wazanywe n'umuntu nibwo ubona wamucera ushize na za nyama. Ni nkoko yakwemere kazajya bagaburi ku cyumweru atari kuzibaga, imwe pasiteri ajya avuga ugahita uvuga ati kaga kizareka nkarambika. Ariko ni Imana yakubwiye ngo ngiye kugukora ibitangaza kandi uzajya ubibona. Ubu hari umuntu ushobora kuba umusilamu agahita ahura n'ibyago andiregite bitewe ko yagiyemo agamije kujya kureba umukobwa, ni umukobwa umuraruye. Rero Imana ikamukubitiramo ikigeragezo agahita asubira ahandi yirukanka. Icya mbere abasilamu ni amafaranga batanga, ni amafaranga batanga ngo yasubizayo. Ikindi mu basilamu ni agakiza batanga ngo kansubizayo. Ariko nta mafaranga nayo niyo ugiye nawe nta mafaranga utanga, ahubwo ikimenyetso gihari uri mu Mana, uw'Imana yambitse umwambaro ishaka kumugira icyo ari cyo, akomeza yanzira ye, ntabwo ashobora kongera kujya mu zindi. Abasilamu batanga inyama aho batuye bagafasha n'abakene, bagiye bohereza n'imyenda n'ibiki byose n'imiceri mapira. None se ubundi ndabona gufashanya rega ariko reka tumuhereze urugero pastor. Nk'ubu uyoboye abantu kandi ukabona n'utabayobora mu buryo buri siyasa bazagucika, uri umufundi kandi uri kubona amafaranga nayo ufite kandi urabajya mu ideni. Iyo saa hita zigeze ukora iki? Bagiye kurya nyine ukora iki? Si ushaka ukuntu urabahaza indapaka uburyo wenda ushobora kubidefanda ariko igifu cyabo cyuzuye saa 6 akavana umuntu nyamara ko twamubonye twanariye. N'abasilamu nabo rero bo yiriya ni nk'umurenzaho, bavuze ntabwo nta kuntu twazabona abakiriya, ni nk'abakiriya, ni siyasa yo kwikururira abantu, tutagiye dutanga shatiyo z'ubuntu, ibintu byo kubakuru. Urabona ko umuntu umutegeye kunda na Bibiliya bivuga wamukoresha icyo ushaka, ariko umuntu w'umukiranutsi uzi ko yemera Yesu n'umukiza ntabwo ushobora kumutegera kunda ngo bikunde. Amani rero gira inama uhereza abantu bavukiye mu Bayisilamu bakaba bibamo barisanzemo gutyo gusa, ugira ubahereza ubutumwa n'umukristo. Reka abo basanze baravukiye mu rugo rw'abasilamu babita abazariwadini, hari n'abayingiyadini aribo bajya muri Isilamu bavuye ngo mu barokore, nibo babandi Imana ikomeza igashyiraho kamera kavuga nuriya muntu nubwo ari n'abayingiyadini banayitwa abayingiyadini, n'abinjira
ariko ubundi n'abantu abisilamu bakunda Giswahili. n'ubundi abantu bazanye isilamu benshi ni bagiye baturuka hariya muri za Tanzania. Icyarabu akenshi Za kirimo Zanzibar, igiswahili ya. nka haraka, hari haraka ivuga kurema, hari haraka ivuga kogosha. Yego. So baha ubutumwa nabahereza nababwiye ko umuntu ushaka kumenya ko ahantu hari atari heza ku basilamu, ni ku basilamu aho ngaho ngiye guhera. Umusilamu wese asome mu byahishuwe ibice 2 murongo wa 2 kugeza ku wa 3. Aho haramwe nibwo butumwa ngiye muhaye, kuko mubwiye ibindi byaba ari bya bindi byo mu buryo bw'umubiri. Iri ni igaburo ryo mu buryo bw'umwuka rimuhindura. Kuko hano barakubwira ngo hari abiyita Imana, hari n'ibyo bafite mu ngo, siko? Kuko burya iyo ugiye kubwiriza ukora n'inyuma ugahishurana bya bindi babandi baba bazi ngo ntabwo ushobora kubitekereza, Imana we irakubwira ngo bivuge. Ahubwo bya bindi byo nakubwiye ngo ushobora gusanga urugo rwanyu harimo ubutunzi mutazi, cyangwa mworeye ibintu mutazi utanasobanukiwe, ariko wazajya uraranganya amaso ukareba nk'ayo matungo mworoye, hari abantu bayakoresha bapfumagura, kandi ugasanga iryo tungo iyo ribuze na mama washobora kutarara mu rugo, cyangwa se umwe mu bana ashobora kuba yarara kubiswa akajya no mu bitaro byabuze. Ubwo ni ibintu by'imigenzo abakuriye muri iyo migenzo yo kugira izindi mana bambaza, basome icyo gitabo, basome kino gitabo. muri Isilamu bagendera ku migenzo, ni imigenzo nyine abigira intumwa bo bafashe Muhammad bamugira intumwa, ariko none Imana iravuga ngo njyewe abanjye bo basanze abiyita intumwa atarizo. Siko pasiteri bimeze. Gusoza uraza kugira ubundi butumwa uhereza abantu binjiye mu idini rya Isilamu, abingiyadini, abarokore rero. Abarokore nabo bazi gusoma Yesaya 61, nibwo butumwa mbahaye, umurongo waho wa mbere kugeza kuri 3. Yesaya ibice 61 umurongo waho wa mbere bageze kuri 3. Ubwo ni ubutumwa bw'abantu bakiriye Yesu ko ari nk'umukiza ndetse yanabacunguye, banemera n'umwuka wera muri rusange, sibyo pastor? Hari ikindi nifuza nk'umuntu wamenye Imana, abantu baciwe intege, wenda baciwe intege n'amadini basengeragamo, cyangwa se kandi bari abakristo, bagacumuzwa ndi kumva nyine ari kubyumva neza, bagacumuzwa n'umuntu bikaba byamutera kuvamo nk'ibyambaye, bagacumuzwa n'idini wenda muri rusange. Bo wabaha ubuhe butumwa kabari bafite igitekerezo cyo kuvuga ngo turananiwe reka twigire mu Bayisilamu, ese bakava ku Mana tu? Ubutumwa nabahereza ku barokore, cyangwa bakava kuri Yesu. Abarokore hari abajya gusenga, ariko yabivuzeho tutamushubije inyuma. Yahawe ubutumwa bwo kubwira abantu ngo nibayizere kandi bayiringire. Sinzi na kandi ngira ngo yabivuze abazakurikirana, bayiringire bakomeze ubukristo, bakomeze ubukristo. Ubutumwa yabutanze bwana Shadrach. Yabutanze. Mu by'ukuri rero turamushimiye Amani, tubonereho n'umushimira pasiteri. Turabashimiye cyane kubwo ibiganiro muduhaye, kandi mwari mugaragaye neza, twagiranye ibihe byiza, kandi ndizera ko byashimishije benshi. Tubasaba gukomereza, kandi ngira ngo reka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amani rero nguyu bari bamurebe, yakenera na Bibiliya, kuko Korani arayitanze. Abakunzi bacu abadukurikiye, Amani yakenera Bibiliya, ikindi kandi yakenera indirimbo z'agakiza n'indirimbo zo gushima. Vuba ubwo tuzabatumira, azabatizwa arambikweho ibiganza. Urumva ko none babarokore nabo tunababwire bazabonereho kumva yuko kwigumye mu masezerano ibyawe bisohora vuba vuba. Oya, niyo mpamvu byo niba akeneye Bibiliya wamugani, hari abadukurikiye ngira ngo mwoka byaramwe, umva Imana tuzabagezaho n'umubatizo. Reka tubizeze ko kubatizwa kwa Amani bazabibona kuri channel yacu 6.
Imana ibahereza umugisha, iyo Bible ndayikeneye n'icyo gitabo cy'indi. Arakoze cyane. Amen. ubibonye ute ubibonye icya mbere nshingiye ku ijambo ry'Imana ubwe yadusomeye, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ari umunyamuhamagaro. N'aka kanya yamugira n'umuyobozi abamaze imyaka 10 na 20 bakira aho ngaho, yamugira diakoni, yamugira pastor, yamugira umushumba, kandi nakomeje kumva ijwi umuntu azankura azakorera Imana uyu nguyu. Ikimenyetso cya mbere nakibwiye muri rya somo yasomye muri Yesaya 31 umurongo wa kangahe harya igice cya kabiri Umurongo ibice 61 uvuga ati waho wa mbere kugeza ku wa gatatu. nakomeza gukorera Imana ntazasubira inyuma, azakorera Imana, azazashaka kuzagira mu rwego rwo hejuru rwo gukorera Imana. Nuko abapasiteri babizoberemo mu by'uburyo bw'umwuka bafite na experience mu by'Imana, bakugira inama kugira ngo utazacogora ugasubira inyuma. ariko dukurikije ukuntu wagiye nawe wandika buri kimwe cyose yagiye avuga, nawe ushobora kuba ukunda gusenga. Gusenga nanjye ndabikunda pe, kandi ntuzari ijambo yavuze ku bana hari igihe Imana ikubuza n'umuntu bitewe n'uko ameze. Uriya muntu bitewe n'ibiganiro bye, ngo hari ikintu pe nakundaga kuganira ku bintu bya siporo n'umupira w'amaguru, ijwi ry'Imana rikabimbuza ariko bikananira. Nkakunda no kuganira ku bintu bya politike hanze, ngabikunda ariko bikananira, ngasenga bikananira. None bikaba ari ngombwa ko Imana ikubuza kubana n'abantu runaka bitewe n'impamvu runaka, ba wenyine bari abantu batazakugusha. Niyo mpamvu rero ngo mwene data uteye intambwe ushobora gusubira mu basilamu, tuvuge mugakorana ahantu, Imana ikareba turiya muntu aragusubiza inyuma, aragusubiza inyuma. Yabona ko Imana ye ireba twebwe, akureba kure twebwe aho tutareba, ikavuga ati umuntu izagushakira undi mubana ataruriye, bitewe nuko iri kubona ko kumva hari igihe Imana ikutureba ukabona ko turi abanyantege nke. Mbese Petero yihaze kuri Yesu akavuga ati numva tuzajyanamo, Yesu akamwitegereza avuga ati uri umunyantege nke, ngo kiraba ko turanyihakanye gatatu. Ko ibituzi kurusha ko twebwe twiyize, kandi katureba ko mu minsi iri imbere tuzaba tumeze kurusha ko twebwe tutabizi. Akavuga ati oya weho bigende gutya, ikaduhitiramo ko bigomba kugenda kuko tutagomba kugenda. Ubwo ni izo ngero nagomba guhereza, avuga ati aka kantu karamfashije, aka kantu karamfashe ngakandika, akantu karamfasha akandika. Nuko umugore afite birangiye ntayo mfite hano ku kazi, yajya bimfasha ngajya mbyandika. Iri jambo ari ibintu bitatu, hari ibintu bitatu umuntu wenda abenshi mu gakiza, iyo wateye intambwe Imana ikakwishimira guha isezerano uko byamera kose. Iyo wateye intambwe Imana ikakwishimira guha isezerano, none ryasezerano ryatinze rugacika ntugashaka gusubira inyuma, niyo ari amagambo no gukomeza abanyamasezerano ngo bakomeze kwiringira Imana, bayigumeho, bakomeze kuba abakristo, kuko Imana ariyo y'ukuri. Nukuvuga ngo isezerano yego nubwo rinyura ku bantu, ariko Imana itoranya umuntu rizanyuraho. Ntabwo uzi ngo uzanyura kuri weho, nubwo dufite inshingano zo kubana n'abantu bose, ariko ntabwo uzi umuntu rizanyuraho wizakoresha. Ntabwo tuba tumuzi, yakoresha n'umunyakigali mutaziranye, yakoresha n'umunyaruhengeri mutaziranye, wowe kiraba kuri aba bantu. Niyo mpamvu rero icyambere ni ukubaka ku Mana, ariko inshingano akaba ari kubana neza n'abantu bose amahoro. Ariko kubana, Imana idutoranyiriza uburyo bwo kubana n'abantu. Ese uriya ko ari umusinzi mwabana gute? Uriya ko akunda ibintu ibi n'ibi kandi Imana idakunda